twari inshuti pe ariko iyo haje ibintu by'abagabo ubushuti burarangira se mwazambwira njye nagiye rero sheri y'amafaranga tanze nayo hari gihe ndebere aho haherereye yanze ari mukabati nayo ari ngende ndebere pe umuganiza murebe kambe muganiza nta kibazo ibyanje rero ukuntu bimeze wa muntu ubushize narakubiswe bishoboka bampata imihini biboko so byibuka rero kintu wamenye hano mana we twatigiye kurya ibyo bimena si biciro 200 nibyo bisigaye ari mukabati none ahubwo ayo wakweho kuki wasize ibiciro 200 nayo nandwaye nayo amafaranga yose yawe murayibuka yose ndayibuka ibihumbi bingahe 40 na bingahe haramo 42 none reba hasigaye ibiciro 200 ibiciro 200 ubwo yose wayajyanye yababa we mbabarira mbaye gisamba utari gisamba amafaranga rese twe tubana mu nzu turi babiri twe tubana mu nzu turi babiri ujya we wongeye subiza kwanza shaka amafaranga ku musego bira bintu nibiki nibiki se nyine zira prudence ni ndozi zari we nagaje mu zikoresheje nago zikoresheje ni jyo zikoresheje mu zikoresheje gafite amajogonyo yandi shamba mu byo wa mukobwa we karabaye noneho afite umuntu mugiye wumva mugiye utamuka cyona mu rugo oya nabyo agaciro nayo zakana zira prudence zavuye wa mushenzi zira prudence zavuye we twaye buriya ubyumve neza kurikira ubyumve neza hari umuntu nsanzemo ibintu bazamo sinzi ibyo birimo hano iri umuntu byanga bikunda sibyo zira prudence n'amafaranga yego maranye wazikuye mw'ipantaro nazi nagiye kumesa ipantaro yiwe ndangije ngisangamo ipantaro mw'ipantaro yawe yo na message obu hano sibyo kuva aha nazo ufite ariko ipantaro message obu zari zirimo zazikoresheje se ntabwo zazikoresheje ufite uburaya ahubwo urabufite ugenera prudence gute ufite uburaya wa mukobwa we karaba none arakwica aranyica uyu munsi hano hari indaya byaga bikunda hano hari indaya cameraman ibintu kwibona mwana je bibaho ntabwo byago uyu munsi wowe hano wamushenye amafaranga ari amafaranga mbwira hano yashize ahubwo mbwira umuntu wahoze hano oya mbwira hano yashize so wamufashe yamfashe aba yiceka ibyaha je zira prudence ntabwo nizo bamuhaye abakibazi muhaye wenda gusaraye prudence ebyiri mu mufuka ndi kukumesa uri umunyabuzima umunyabuzima se n'ujye prudence Yes, reka mbasuze nizere ko mumeze neza muherereye mu ntara enye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni wa muhungu wanyu Olivier nkuko bisanzwe. Ngenda cyari ikibungo handi bita ingoma mu karere ka Ngoma aho bita ikibungo hafi ya Lompwe. None mbibutse ko dufite hotel nziza bita byose guest house iherereye hano ikibungo bita kwa bugera kuri hafi ya Lompwe. Ni hotel nziza cyane cyane ni motel guest house irimo amacumbi irimo icyo kurya icyo kunywa. Wewe ufite ubukwe cyangwa se inama y'ubukwe cyangwa anniversaire gusohokana bawe cyangwa se ushaka ahantu hatuje waba wibereye waza muri byose guest house uzabona icyapa ku muhanda ndetse uhamagaye n'izo nimero uzabona ku icyo cyapa. Mbashimire rero mwe mukomeje gukora subscribe like ndetse share ndetse na comment. Nshimira abantu bajya bambwira ati bimeze gutya cyangwa se bimeze nabi cyangwa se umuntu mukosore umuntu ameze gutya na gutya. Ibyo nibyo nkunda cyane kubera ko iyo uri kumbwira ikosa kuri ngewe nibwo bituma nanjye ngira courage nkavuga ati abantu turi kumwe ni inyangamugabo kandi ndabakunda cyane. Uyu munsi rero twasuye wa muryango twasuye wa mugabo wa Ange ngira ngo Ange mu kubyo bateye inda nyina akamwirukana twasuye kugira ngo turebe uko byifashe. Ese tubwire Ange abahehe tubwira hano Ange asigaye murika ko ubushize baramwanze telefone nyirabukwe na sebukwe baramwanze telefone bavuga ati we unuza nutubwira hano Ange ari nibwo tuzakubwira no tuzaguha telefone yawe ndetse unatujyaneyo ikindi utunge n'umukobwa wacu dore ko yari afashe undi mukobwa ngo wihabara rye akiva mu Bugande. Ndagira ngo cameraman aze tugende tube kubasura tubaganirize twumva ubuzima bwabo nyuma yuko ora mugabo bibaye ibibazo ndetse akanakubitwa inkoni nyinshi cyane. Reka tujye kureba mbuka ko hano hantu hari habereye ikintu bita imyigaragambyo cyangwa se imivuruganyo mukaba baramenye amasahani hano hose bamenye imbabura. Reka tugende twumva ukuntu meze cameraman ube hafi. Mwiriwe yes katurebe ko byifa muraho meze gute rongera uradusura amakuru ni meza pe nizere ko noneho na seko mutatetse nako turarya
ntabwo uyu munsi twateza ko turaje duteke mu kanya ubushize sha byamenetse turabiryaho yewe ubushize byamenetse tutabiriye baba we byose birameneka meze neza ariko meze neza nta kibazo amakuru y'umugabo wawe se amakuru y'umugabo wanjye ni meza ese ko duheruka bamwirukangana yaragarutse yarongera agaruka turasubirana rega buriya arankunda uri kumwe hano arahari serious seri yarahari pe nyina nje gusura nkwibaza amakuru baba we cyagiye yaragiye arongera telefone arongera agaruka mbana n'umugabo wanjye nta kibazo telefone baremwatse warabimenye ayo makuru nayo yambwiye hari ikimubonana hari ikimubonana nayo mubonana ariko buramba nzi ko ari bya bindi byiwe yacaginze yayigaruye ntabwo nkikunda kwibona sha rukundo ni impumyi koko baba data we ntago nigeze mbitekereza ariko ntago nguteranyije nawe utaza kugira ngo naguteranyije nawe ntago nigeze mbitekereza ibintu bya telefone kuko rukura yacagiga ikabara umunsi nkumva ngo yongeye yacaginze ntago nigeze mbitekereza ahubwo araza kumbwira uko byagenze kandi waba usitari wongeye yadusuye se yongeye yagarutse se ni wowe yagarutse yadusuye nta n'agatebe ngo nuko wakira nari nyiri kumuganiza uzana agatebe abandi atakawugire tukiri kuganira ariko baba bagendeye imihanda yose bakata hose rero iyo baba baturutse hose meze se bro sana agatebe nimwakire none se hano ndakwirara ko maze kubyimba none ko ndi umaze amaze kubyimba ese amakuru yawe amakuru ni meza ndibuka ubushize yaribaze ku bibazo man ubushize ahubwo ndaje ngize amahirwe ndakubonye ahubwo je ntanagushaka yagenze gute rero ubu ngubu se wamugana ubu ngubu icyaka ndumva kikomereye nabi kamaze ndebe bikera umudamu akuzanira akantu ubusoma aze umwakira abasomaho gake none se anje amakuru njye amakuru yanje rero ntago njya nyakurikirana iyo nibanye n'umugabo wanjye nta kindi ibyanje iyo nibanye n'umugabo wanjye nta kindi kibazo mba mfite ibyanje byo ntago bindeba rwose shaka umuntu n'abana babi se basuriwe kuri yanje mwana inshuti twari inshuti pe ariko iyo haje ibintu by'abagabo ubushuti burarangira se mwazambwiye njye nagiye rero ya amafaranga atsanze nayo hari igihe ndebere aho haherereye yanje ari mukabati nayo ari ngende ndebere pe umuganiza murebe kambe muganiza nta kibazo ibyanje rero ukuntu bimeze wa muntu ubushize narakubiswe bishoboka bampata imihini biboko so byibuka rero kintu wamenye hano mana we twatigiye kurya none bigira bimena gusa nyine nabitarangira byose ya mafaranga wongeye yasubiza kwa nuza kwande wongeye yasubiza kwa ndogo naye amafaranga nayo ahari ubwo rataje amafaranga wayashyize asha nawe ukunda ya mafaranga wayashyize ya mafaranga wayashyize amafaranga se kandi nanone hagiye kuvuga ikibazo cy'amafaranga amafaranga yari hariya mu kabati none agenda yabuze kandi karagiye yagiye kwa ndogo ubwo twe twicaye umbwire mana we ntabwo turi bukiranuka ahubwo ubu ngubu mbabara ushaka amafaranga yanzanire yarahara amafaranga ari mu kabati ko akasigairwa aho ngaho rero kwa nugirwa anywa ubwo ngera yagiye magana 200 nibyo bisigaye ari mu kabati none ahubwo ayo wakweho kuki wasize ibice 200 nayo nandwaye nayo amafaranga yose yaraye murayibuka byose ndayibuka ibihumbi bingahe 40 na bingahe haramo 42 none reba hasigaye ibice 200 ibice 200 ubwo yandi yose wayajyanye yababa we mbabarira mbaye gisamba utari gisamba amafaranga rese twe tubana mu nzu turi babiri twe tubana mu nzu turi babiri ujye we wongeye subiza kwanje shaka amafaranga wesubije kwanje shaka amafaranga ari hehe siwe wagiyeyo 47 biri hehe ngaho da ahubwo nyenda kubaza ko mu gitondo wabyutse ukogo kagenda umeze neza wasaga narebye nabijyane nawe urebe genda urebe neza kuko nje nase ni mukwe ibiceri 200 amafaranga yose yari yuzuye andi mafaranga wayashyize kandi nawe ugiye kumbera hamwe nase ko nawe muri kuyajugunya yakora nawe muri kuyajugunya amafaranga ko yarari mu gitondo kwa karabye nayo yama yangaya nyashira ku mweko reka nyashira ku mweko pe ahubwo ubwire mu gitondo igiye wogaga ukemeza neza ukambara neza wari ugiye ko icyo gihe nibwo amafaranga ushobora kuba wayajyanye nase nawe nakubwo ngiye kure telefone abujyanje batwaye kwa nuze kwa anje nawe nakubwiye ahubwo njewe uyu munyamakuru ajambaza bya telefone ntago telefone meruka kwikubonana iyo telefone yajyanywe ryari ejo we nawe twabiganiye cyagiye naje nje mbwira bya telefone ahubwo ndakubaza telefone muri urugo ejo we nze cyagiye biteka gacupa nawe twagasangiye ngo kubira ukuntu byagenze naga ibya telefone wabimbwiye ahubwo ndakubaza ko isirari hano mu rugo telefone muri urugo iri hehe muri byo bigenda nk'ubushize yego mana ndayishaka ahubwo kugira ubyemere ikibazo ni telefone umunyamakuru nabyo nabimbwiye ikibazo ni telefone n'amafaranga yose wajyanye uyazane njye mbona n'umushyitsi muri cyo mwakiriza ibintu by'amafaranga yose wayikoreye ibintu bibaho ahubwo agira ejo bundi narakubabariye uragaruka sije kubera ukagaruka mbese hano muzere harimo agashomba byuma ahubwo se nyine ahubwo niwe gashomba byuma karanze agashomba byuma ahubwo niwe gashomba byuma ndashaka amafaranga wajyanye ejo bundi ejo bundi byari mu 50 muri mu 3
hasigara 47 ayo mafaranga mu gitondo ko wagiye ukarabye neza uyizona mva hano we wagiye ukarabye neza ugarutse none ayo mafaranga ko hari ari he kandi uko bishoboka ushobora ko wazanye ikigabanga mugakora ibyo mukora asanga cyaye nabyo abagabo ahubwo rekuye ngo amafaranga ajye mu gitondo we yagarure bitaraba nabi na telefone byose mbibona aha ngaha bitari ibyo ejo narakubabare wansabye imbabazi ndakugaruka mu nzu bitari ibyo mbabarira cyane ase muri seri turi seri amafaranga ari he telefone iri he cyane akajoke muri oya nabyo akajoke oya nabyo akajoke nugira ikibazo amafaranga ndaje tugende kwanoze okay sawa wowe amafaranga umenye ko ugomba kuyama amafaranga nyine na telefone ninjye wayatwaye telefone yiri hehe kandi wamukora zana telefone y'ubushize telefone yawe iri hehe akabafaranga telefone yawe iri hehe amafaranga uzahana nayo ntago nzahanira amafaranga sinzanari zahanare telefone iri hehe kandi telefone iri hehe umaze kubyimba bake se ahubwo weza telefone ntabwo wambika amasengeri nkaha bite byawe mba nariye weza na telefone hanga mba nariye mba nariye sheri mba nariye ahubwo wowe mereza amafaranga na telefone biri hehe ngenze ngo turi mu bihe by'ibyishimo kirambara tubivuyemo n'uryatsi kunsubizamo urongera urambabaje bwa kabiri nakubabare ejo muri sinakubabare ni wagarutse telefone iri hehe nyine telefone iri hehe telefone iri hehe telefone iri hehe bite byawe garuka unyereka telefone ubona kiragahinda kandi gashira kandi aribagara ko garuka unyereka vayo hano tuvugane umbwira hano telefone iri telefone yawe iri hehe bega mu ruho telefone yawe iri hehe telefone iri hehe telefone nakubwiye ngo iki ejo bundi nguzana kasho tugasangira waraje mu magacupa wagakuye aho bagiye kunywera none ko nagiye ndimo ndagira mu muhanda none n'umuryango wo kwa ba Anje baranyataka mbabwira hano Anje ari kandi nawe ha telefone wahe telefone niyo bandarayibahaye gutyo gusa kuyo rutabiye ejo bundi haganaga umusaya waje wahengamye none narinze kari inzogo ba wanyweretse kuba wasinze ahubwo ngiye bibwiwe n'umunyamakuru azambwira ibya telefone telefone yawe iri hehe zana amafaranga zana amafaranga telefone uzajya ukomeza ihonge kwanje umuryango kwaje ujye uzikara amafaranga ari amafaranga ahubwo nureba nabi nayo aragenderamo ye baba we ntabwo turi bushobokana ahubwo tunayaza hakiri kare ahubwo wowe ndakubwiye ngo mereza amafaranga hakiri kare ako njyewe ntabwo narimbi naheze mu gihirahiro nta gihirahiro iki ngo byagenze gihirahiro njyewe hano mu nzu sibyo nta muntu tubana muri njye nawe sibyo turi babiri sibyo njyewe amafaranga nayisigiye ku kabati sibyo njya mu kazi mvuyeyo abona turimo turaganira nta kibazo bizi iyo umuntu ananiwe nta birenze nyine barimo yitegura areba nawe ukuntu yakaraba none ubwo uradutunguye uradusuye sibyo nuko none ubwo ngubwo amafaranga ngenzi kariho ngo n'ubu ndiye ko nagucangamo akantu abizi muba mwavuye ahantu kure cyane ubona imihanda ivumbi ryose kugira ngo ndiye kwa manira ivumbi none ndebere amafaranga ngo nahagaze ahantu ari ngo ahubwo maramuni njye wayatwaye none niwe wavuye hano mu gitondo niriwe ahangaha uraje ugarutse unsanga ngaje sinahavuye ibyo amafaranga ngo bikenere ntabwo ngiye kuyakoresha kuba ntageze mu cyumba wasanga wahashye ntabwo ngiye kuyakoresha nyine ntabwo ngiye kuyakoresha maso usanze natetse konzi ko ubundi nta kintu wakora tutabivuganye sinatetse rero ahubwo we yambwiye mu gitondo wagiye ukarabye ntabwo wari ugiye mu kazi nari ngiye mu kazi wari wakarabye wambaye neza wari ugiye mu muryango wo kwanje reka ugomba gukurikirana iranda munyakari yawe njye sindi gukurikirana cyangwa ndakurikirana telefone iri hehe nyine ejo ni ibintu byawe birabizi wowe njye nabyo nzi nabwo ngo muri kitatu yane waramerekeje wowe njye ntabwo naguherekeza imisatsi oya ntabwo naguherekeza ngo mpereza telefone hakiri kare yimereze oya mu kintu kigiye kurikiraho ndashaka telefone amafaranga nashaka ajya agenda yahonge nta nubwo binandeye ariko ndashaka gufatira umwanzuro umwe ejo namuhaye imbabazi nuzi ko namwirukanye kubera ukuntu mukura ntunyana imbabazi zahe wowe urutanje wamushenziwe none kuki uza kwanjye nkagucumbikira no kubura uko ujye ugiye no mu muryango kwanje bagucumbikira ese umurusha iki anje nimba nanjye natwite nkase ubundi ufite cyewe uzamusange hanje rero uzagere musanga hanje Emenyo ndaza kuyaranga. Ntabwo uzaranda nzakwiruka ko nakwanya nanone ahubwo. Nutanyica nzakwica wa mukobwa. Nzakwirukana bwa kabiri. Nutanyica nzakwica. Uzasanganje nanone. Oyo rero. Amafaranga yo ntayabonye mva nkubwiye. Ye baba data ahubwo ma telefone. Ange nanumiwe. Ariko nazi Yera nje kuwasura none. Ibintu byaho byose ni ntongana. Turi mu ntonganya no mu Rwanda. Manza noneho. Ndajya mu buyobozi. Nawe reka reka nawe. Ujyemo. N'ubujyamo kongera ubujyamo nakwirukanye. Ujya mu buyobozi. Ujye mu buyobozi nakwirukanye. Ajya mu buyobozi? Ajya mu buyobozi. Oya ese ko oya ko nzi yuko gibuze amafaranga mwimitse ukuntu kubona bigoranye ko ejo nyine mu makarefira kwa gakinga dore ko nayo ashaka no kunyambura yansigayemo none nawe ushaka kuyatwara mwana muzehe urambwira amafaranga yajyana nese amafaranga undi yarayanga
amafaranga yarayangije ubu ngiye narindi natwikaga yarayawe gakinga pfiriya bera numva veni ntabwo byari ibyanje byari byawe umbwira ngo tuyashyire hamwe uri kuvuga ngo ushaka kwishyura anje mituweli yuko agiye kubyara natwe tukiyishyurira ngo byara ahubwo nariya natwe amafaranga mituweli ya anje amafaranga yarahari harimo ayanjye 20 ariko twe twayashyize hamwe arambwira ngo ari kugira ngo yishyure anje mituweli abone uko abyara natwe twiyishyurire none amafaranga yose yayiruka se ndika nkubaza wayajyanye he yose ugiye kwa anje se yagura n'ibikoresho mbimenye sigafite uburaya nta buraya ahubwo uraza kumbwira hari ku musego birabyo nibiki nibiki se nyine zira prudence ni ndozi zari we nagaje ko zikoresheje nago zikoresheje ni jyo zikoresheje ara muntu zikoresheje n'ubundi urabibwira gafite amajogo yandi shambo ngira wa mukobwa we ndakwica karabaye karabaye none afite umuntu ye mugiye wumva mugiye utamuka cyona mu rugo oya nabyo agaciro nayo zaka zira prudence zavuye wa mushenzi zira prudence zavuye we twaye buriya ubyumve neza kurikira ubyumve neza hari umuntu nsanzemo ibintu bazamo sinzi ibyo birimo hano iri umuntu byanga bikunda sibyo zira prudence n'amafaranga yego maranye wazikuye mu ipantaro nagiye kumesa ipantaro yiwe nangije ngisanga mu ipantaro yawe yo nameseje ubu hano sibyo kuva nazo ufite ariko ipantaro message ubundi zari zirimo zazikoresheje se ntabwo zazikoresheje ufite uburaya ahubwo urabufite ugenera prudence gute ufite uburaya wa mukobwa we karaba none arakwica aranyica uyu munsi nakwiyamye uyu munsi hano hari indaya byanga bikunda hano hari indaya cameraman ibintu kwibona mwana je bibaho ntabwo byago uyu munsi wowe hano wamushenye amafaranga mbwira hano yashize aho mbwira umuntu wahoze hano oya mbwira hano washize se wamufashe yamfashe abayiceka ibyaha je zira prudence ntabwo nizo bamuhaye abakibazi muhaye wenda gusaraye prudence ebyiri mu mufuka ndi kukumesa uri umunyabuzima umunyabuzima se n'ugenda prudence ntabwo yazaba ugenda prudence ahubwo wowe ugenda prudence umunyabuzima yese mufuka ariko ikintu cyose kibuze ngo ni ngengo waje wakizanye umenya ko ufite umwana saa izingi z'ubugomba kurinda ukamenya n'ubuzima bwiwe birabihumbi 40 nkubwira rero sibyo unabyumve neza impamvu biranaboneka banzo nyumve sibyo biraboneka ugiye kwitugena none buru ari amafaranga uzi umuntu wayanije uzi kugira ubyemere ngiye kwita nohereza no bururu kubitazaga ariko gafoto yambaye onde ko ntabwo atuza telefone ngiye kumwirukana se burundu none bwo ngiye kukubinda cyashyu utahe nazagaruka none ejo bone nagiye kwiyanzuza amani ntugira ngo ngiye n'amani byagire mu muntu icyambere irondo cyo ngiye waritanze nagire watanze irondo nishyuye ameza n'irondo ameza wemere kuba mu mudugudu ko nemere kuba kwanje nemere kuba kwanje yemerewe waba mu mudugudu ko nemere kuba kwanje ejo wundi kwishyura inzu nawe naguha 2000 ku munani wari utanga we wame 2000 ntabwo sekura ntabwo wansekura pe ntabwo sekura ntabwo wansekura ariko sha wansekura ugiye kurara mu nzu yanjye ngiye kukwirukana yakwirukana se yakumwirukana mva nkubwire we jya kuzana shaka amafaranga jya kuzana telefone shaka amafaranga telefone iri hehe cameraman telefone iri ye ura muntu ava ntira kamera cyanje je mite amaraso mitanyamena ho weza na telefone bya cameraman uticumugore umva none yabonye sureba kuko ira telefone se nyine ntayibona urangura ngo kumuryango kwa ufite zo gushaka anje ntabwo nzi ubungubu nanjye hanaherereye mubaranigagura buri munsi izoni bari banisha ona ripfira warahazi abantu muzogiye kunkanyisha anje naga ndeba aya anje naga ndeba ona kakireze nkanyisha ndaje mwerezi wabo wanje kakarerega uraje ujya kuba kwanje wowe uraje ujya kureba uyu munsi sureba aho bojya kweza kwanje mwibyawe nanone uranyoherezayo mwibyawe nanone mwibyawe umusange ushaka kujya kumwiruka zina none ngoma amafaranga ndagenda nanjye nakugenda ngo amafaranga utaranazanye kana telefone ariko oya mbwira nk'ibyawe ariko uziko manza narebye nabi kandi shobora kuba hari umuntu tubisikanye ninjira hano mu muryango ntabwo yaravuye hano serious ava hano uriya si umuryango si umuryango bikora imana ntabwo yahoze hano yego mana bikora kandi bamuye nawe bikora imana nta business njirana nawe na business njirana nawe kandi abaze barabana bo kwa Kereri mbabaje kandi bama makuru yose yego mana nsanze ari byo ko amafaranga kariho yarengeye ko ndi kubibona ngiye kwande ko bikora imana ndusanga ari byo barandi bafite gahunda guhonga umugabo nava ko yahoze hano ashobora kuba uraje no kudusura cyangwa ubwo
se none hariya sha urapfuye oya ntago urapfuye nuraye ndakora weho nzana telefone cyangwa mbwire ko uyigumisha kwanje nkwirukana usange hano wirukana aha ngaha wishyuriza wa mushenzi wishyura amazi mwimyenda hano wishyuriye reka noneho tubwire umunyamakuru ariko sha biragaragara ko ndi umugabo cyangwa ndi umugore njya kuguha imyenda imyenda ntabwo urara hano ndarara he ntabwo njya kurara ugiye kurara kwanje umugore arakwirukanye no kumugaragara izuba ari n'ubutaha none reka mufate umwanzuro oje ngiye kukwirukana n'amafaranga yawe babireba n'amafaranga nyura yama ese nimba yajyanye kuri we ntacyo kimariye azajyaho umwirukana muri wese azajyaho umwirukana muri wese none se ko bayanze kwicara hamwe ngo atuze tubane abasahura uruga rusahura ngo rujyana ngo kwande ngo y'amatelefone kwande ngo y'amafaranga kwande amafaranga agiye ubundi wafashe umwanzuro ugatunganya nakubwiye ko telefone uri kumva barayinyatse ababyeyi ba Anje barankubise baraniga wari uhari ubona iyo mfa wari bitswa napfuye telefone yabo ushaka no kuyimena nose ntabwo ari wewe umuntu ufite akavuyo so ufite akavuyo mutongera kuyimena none irahenda mutongeye kuyimena nyabo so ufite akavuyo ngambwira kandi akavuyo wenda wasanga uzahana akavuyo nta by'amafaranga wasanga bizi nge nanje kubasura kugira tuganire ubundi byagenze gute amafaranga ubundi byagenze gute iby'amafaranga byo rwose amafaranga yari ahari dufite gahunda yo kwishyura iki mituweli afite nawe gahunda yo kwishyura Anje ntabwo narabyanze pe kuko nawe kuba twite ni ngombwa yuko nawe agomba kumufasha akamwishyura mituweli akishyurwa mituweli nta kibazo pe narabyemeye mituweli se mukana umuhege na gitifu nagwo bya bitatu nakuyeho mwese ndabizi nagwo bise mbimusigira mwese ndabizi wigeze ujya kwishyura mituweli kuri gitifu ngo ubimbwire ni nawe ko twabivuganye byarangiye niyo kwishyura ikintu cyose ko ishyuye bitatu se wabyishyuye bangahe ukuntu byagenze rata sibyo njyewe nagiye ndimo ndatembera mbona habaye umukwabo sibyo ngo mituweli bitewe n'uko ibyo bitatu nafite byonyine njye nese mnyabaha ndavuga ati andi ndaza kuza kuyashyira kuri telefone babaye nimero yo kuyashyiraho ubwo yishyuriye umwana nta kibazo ubwo yishyuriye umwana ubwo hasigaye abantu bane ngo nishyuriye umwana umwana wawe nyine usanje ntago agiye kubyara twari twarabivuye ko ngomba kwishyura Anje natwe tukishyurira ubwo hasigaye amafaranga byaragiye ko nakwishyura njye sinabikwemereye narabikwemereye ahubwo amafaranga yandi asigaye twebwe ko tutishyuye ubwo hasigaye 9,000 hasigaye 9,000 none amafaranga asigaye ari hehe ari hehe ngo basi nyuma nase nagari mu nzu 22 ugura n'ibikoresho by'umwana ugomba no kugura n'ibikoresho by'umwana rero nase byo birakureba ibyo birandeba ntabwo bindeba sinjye nawe si tumubona umugabo ari amafaranga mbona kubwira se azavombera byose ese yagiye sigayemo nago yambwiye ati wowe genda ukoresha ayo ngayo sibyo ngandi nibyo none ugenze ngo genda none ugenda wafate ugenda ukoresha ibindi bisigaye nta kibazo none yagiye he kari cyane none se kare wavuye hano mu gitondo n'igihumbi cyo gura agafata ko mushyitsi dushywe none nacyo agafata ko nta kibazo ese bya prudence ngo nibiki uyu mugore afite uburaya nta buraya buriya abana bo kwanuze bo kwa kazuya nibo bama makuru neza nta buraya afite bayama pe hari abana kuko mvuye mu kazi ngeze aha ngaha bisikana n'umugabo hari akunoza afite afase umugabo avuye mu biki bya fati byanga ariko ndashobora ko avuye hari mu rugo noneho mukuza ngeze ese nitondesha nivugire sibyo mu kugera mu nzu mbona ibintu sinzi uburiri bwahubanganye sanga amashuka aririye ibindi biririye byose birataka na prudence ubona hejuru no mukora kunuze ku musego no prudence sibyo none se ubundi kuki wabwe n'ikiko bikwemana avuye aha ngaha hano hari imiryango myinshi ngo yasanze ariko wasanga navuye na hano nayo cyangwa avuye na hano ejo bundi ndi kumesa ntabwo nakubwiye ngo umufuka wawe nakuyemo prudence ebyiri nizo ziriya barabimbwiye ngewe ntabwo nabikubwiye ni kuki usigaye ugenda na prudence ni kuvuga ni Anje usigaye umuranguza prudence kandi ari umugore wawe ukanga cyane kandi Anje uva mubwire sibyo ntabwo mwe uzatuma ngiye umucikana nisangire Anje sibyo kandi wenda abana ushaka kunjye nuci wasanga Anje n'undi abizi kuzagaruka uzagenda basibo unzagaruka uzagende kureba Anje ikiza ubu muri kungura ni iki ubu se ndi kugufasha kumwishyura mituweli nkagufasha kumugura ibikoresho by'umwana ntabwo uba wishyura uri kunsahura nusahura iki twumvika twazadufasha natwo muradusahura nusahura iki ngo yame amatisi amafaranga wayajyanye na telefone wayibahonze wayihaye umuryango wawe telefone none ngiye no kugwatuza wayibahaye rero wayibahaye bareke bajye bayikoresha umuryango wabo bareke bayikoreshe hano umuryango wabo cyane telefone yanjye umwanzuro uhari n'uwuhe umwanzuro uhari urasanga Anje cyangwa uraguma turafasha Anje turi kumwe cyangwa uramufasha muri kumwe uramerekeza tujyane kugira ute kureba Anje umukozi tinge ko nta kibazo mfitanye nawe n'amafaranga 42 ngo ubihari
kandi we yakuye ukajya kumwishyura mituweli. Ikintu nshaka kugenda sibyo nitwaje na 47 sibyo noneho iriya telefone nkahita nyigwatuza sibyo none urabona nose abo iha agaciro telefone yabura miri y'ibiri wowe niwo mwanzuro uraguma kwanje cyangwa ugaruka nanje nose umva ndagaruka nose urumva najya kuba mu gasozi tugende kugwatuza iyo telefone urabinyemerera tugende ngo ari amafaranga tugende kugwatuza iyo telefone ari amafaranga uraza wasanga uzahana oya nago nkaza ahubwo ngenda ndahita nkuguriza 30 rego umenya ko najya ngo ndakuriza ibyo 30 ya telefone igaruke anje ngena kwemere kuzamufasha urabunkora y'umuti nuko Imana nabaye rucibwa ku gasozi muri rubanda urese nari none se siwe wagiye kwiteza umuryango wo kwanje tugende rero ujye kugwatuza ira telefone naga ari byo cyangwa nibyo kavuye kwikira tugende tujyane mwitegure tujyana se cyangwa nago tujyana tugomba kujyana ukamenya gusa wihangane sibyo wenda wasanga ari ibibazo wasanga bitewe abagore bagira ubujiji ashobora kuba yarangayo gatoya so kwarangaye gato ugasanga wenda umuntu yikoreye mu zagahita yatwara ariko ntago mbizi nyine wihangana tuba twanakugoye n'ibibazo wihangane twakugoye imihanda yose waturutsemo gusa wihangane ako turakuraho kamera wewe tuyishiro tugezeyo nta kibazo wewe duherekeze gusa ngamwitegure fast yende reka twitegure yes ni N1 TV twasuye wa muryango wa mugabo wa Ange gusa bemeye kwishyura Ange mituweli kugira ngo nawe abyare nk'abandi badamu kandi abyare neza nabo bwabo baravuze ati tugomba kwishyura mituweli kugira ngo turebe ko byagenda nyine Fresh kagushimire wowe udahema gukora like share ndetse na comment subscribe yo bayikora rimwe ryonyine no gucyondaho gashyondaho rimwe ryonyine kugira ngo tubashe kubana kugira ngo ibyo nkoze byose ujye ubibonera ku gihe ndagukunda cyane ciao ciao